nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye The New Trends. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bitanu bihambaye byaranze umwaka wa 2025. Niba utarakanda subscribe ndagusaba kuyikanda kuko iki nicyo gihe ngo tujye tubana mu biganiro binoze nk'ibi ngibi. Munyemerere dutangirira ahangaha. Umwanya wa gatanu turahasanga ikoranabuhanga. Ni kimwe mu bintu byibasiye ikiremwa muntu muri uyu mwaka kurenza imyaka yashize. Ikoranabuhanga nanone nubwo ryifashishwa mu kongera amafaranga ndetse no kuyinjiza, rinatungwa agatoki ngo kuba ari rimwe mu bintu bigomesha urubyiruko, dore ko hari n'ibihugu bimwe na bimwe bijya bihagarika amasezerano bifitanye n'ama-application agomesha urubyiruko. Urugero nka TikTok yigize guhagarikwa mu gihugu cya Amerika bitewe n'uko ngo igomesha urubyiruko n'amavideo ariho ngo akarugomesha. Kurugomesha nta bindi ni ukwirirwa ngo bareba nyamara bakibagirwa gukora bitewe n'amashusho aba ariho arangaza abantu. Ku mwanya wa kane turahasanga ihindagurika ry'ubukungu. Ku isi yose ibigiye bitandukanye harimo nk'intambara n'ibindi byose, amapfa ndetse n'ibindi byatumye ubukungu buhungabana. Ibicuruzwa ku isoko bikiyongera mu biciro ndetse n'ibindi bikagenda bizamuka mu biciro. Habaye isoko ry'ikoranabuhanga ndetse n'ubujura bukorewe ku ikoranabuhanga, aho abaturage benshi cyane bibiwe ku ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byose byagiye bigusha ubukungu bw'isi hasi. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikibazo cy'umutekano mu bice bimwe na bimwe by'isi. Uyu mwaka umutekano muke hano ku isi byagiye byiyongera ndetse bizamuka ku rwego, dore yuko nko mu Burusiya, Isiraheli, Palestine ndetse n'ibindi bihugu harimo nka Kongo ndetse n'ibindi byinshi, umutekano wagiye ugabanuka hano ku isi bitewe n'ibibazo bya politiki ndetse no gushaka ironke ku mashyaka amwe n'amwe, benshi cyane bakagenda babipfiramo. Ku mwanya wa kabiri hari ihindagurika ry'ikirere, kwiyongera ku bijyanye n'ubushyuhe ndetse n'ibindi byose biterwa n'ibikoresho dukoresha hano ku isi ndetse n'inganda. Muri uyu mwaka byagiye bifata urwego ruhambaye cyane, byaje kuba byateza amapfa hamwe na hamwe hano ku isi, dore yuko hari n'ibihugu bigiye bitandukanye amapfa yabaye amapfa ndetse n'inzara ikomeza kwiyongera. Ku mwanya wa mbere turahasanga artificial intelligence, kimwe mu bintu byakoroneje abantu hano ku isi, dore yuko nk'umunyeshuri ushaka kubaza ikibazo, gukora video, gukora ifoto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kubaza amateka ndetse no gukora ubushakashatsi, artificial intelligence ni kimwe mu bintu bibafasha. Ndetse urubyiruko rumwe na rumwe ndetse n'abantu hano ku isi babaye addicted na artificial intelligence, dore yuko buri mirimo yabo ya buri munsi artificial intelligence ifata mu mwanya munini cyane ugereranyije n'ibindi bintu. Ushimiye kuba twabanye muri iki kiganiro. Imana ikurinde.